igitekerezo cyatanzwe n'abaturage kubera impamvu zitandukanye ariko zishingiye ku kagari twari dufite n'ubundi. Akagari kacu twari dufite ubushize kari akagari kamaze imyaka ikabakaba hafi muri 18-20 bitewe n'uko kari gashaje kandi ari gatoya, abaturage badafite ubwisanzure aho bahererwa serivisi. Bagira igitekerezo cy'uko bakwishyira hamwe hanyuma ubuyobozi bukabaha umurongo w'uko byakorwa hanyuma bakubakira ibyo by'akagari bibakwiriye kandi birabereye. Iyo urebye uburyo serivisi zirimo zitangwa, serivisi zirihuta, nta muturage ugitonda umurongo. Dushishikarizwa kugira ibyo twikorera mu mbaraga zacu. Rero ntekereza ko icyo bitumariye ni inyungu zacu twese. Ubu ntabwo tugaragara nk'abasebye icyo gihe twari dusebye. Ntekereza ko n'abandi batabitekereza bakabitekereza kuko ntabwo twategereza ubushobozi buturutse hejuru gusa, natwe twifitemo imbaraga n'ubushobozi. Byagaragaye ko dufite ubushobozi muri twe, twakora n'ikirenze iki ngiki twakoze. Ubundi umuganda n'imbaraga z'abaturage. Abaturage begeranyijwe bakerekwa igikorwa kigenderewe. Abaturage iyo kibafitiye inyungu ubwabo babyumva vuba no kurusha uko twebwe tuba tunabitekereza.